urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo cyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira. Ubwo mwebwe nka perezidanti w'urukiko izamu ni iryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rugiye kuburanisha imanza z'inshinjabyaha ku birebana n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Hari uwo tugiye kuburanisha mu kanya witwa Kazungu Denis, arahari. Itaba urukiko uhagarare hano imbere. Turasaba ko amakuru Kazungu Denis uriburanira uvuga cyane Ndiburanira. basaba ko mwadize amusomera imyirondoro ye ibyo byakekwaho, ariko utarabisoma nasaba ko mburana mu muhezo kuko nabyemerera itegeko ryabinyemerera. Kuko hari ibyaha nakoze bikomeye biri buvuge ntashaka bijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye uburyo bwo kubikoramo. Niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ninjye wiyemereye ukuri kandi mu kuvuga uko kuri. turasaba ubushinjacyaha ko mubivugaho. Murakoze Madame la Présidente. Twe dusanga iburanisha ribera mu ruhame, tukaba twumva nta mpamvu yakabaye ituma ruhera mu muhezo kereka mu gihe urukiko rwaba rubibonye ukundi. Murakoze. Uburaniye mu ruhame aricyo bikubangamira? Yego. Nko kuvuga ukuri kose ntabwo nakuvuga. Ubu turi kuburana ku birebana n'ifunga n'ifunguro ry'agateganyo, ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza. Nta ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose, ni mu mpamvu zikomeye, ntabwo ari ibimenyetso, ntabwo ari bugushinja. Dukomeze urubanza, dukomeze mu ruhame. Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho. Umwirondoro wawe ni Kazungu Denis? Yego. Ukaba uri mwene uragiwe nayo na Uwanyirigira, ukaba waravutse mu mwaka w'1989 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ukira mu gihugu cy'u Rwanda
akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, umudugudu wa Gishikiri. Akaba ufite nimero y'irangamuntu 11 89 80 2 74 98 10 ukaba ukoresha telefoni igendanwa 072 22 11 36. Irangamimerere yawe ikaba igaragaza ko uri ingaragu, ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira. Ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, icyaha giteganywa kandi kikagihanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'iyicarubozo, icyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo 113. Icyaha cya kane ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyaha cya gatanu, icyaha cyo guhisha umurambo w'umuntu, kuwucaho umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira. Icyaha cya gatandatu, icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Icyaha cyitwarwa n'ifungirwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Icyaha cya karindwi, icyaha cy'ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho. Icyaha cya munani, icyaha cyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo. Icyaha cya 9 ni icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Icyaha cya 10 ni icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Kazungu Denis, umwirondoro bagusomeye n'uwawe. Yego, Ibyaha ukekwaho bamaze kugusomera urabyemera nk'abantu babyemera? ndabyemera. Turasaba ubushinjacyaha batubwira impamvu bwazanye Kazungu hano mu rukiko, butange n'impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha byose amaze gusomera. Murakoze nyakubahwa Perezidansi w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwazanye imbere y'urukiko Kazungu Denis ibyaha akekwaho akurikiranwaho n'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rumaze kubimusomera. Ibyaha byamenyekanye guhera tariki 5 z'ukwa 9 w'uyu mwaka wa 2023, ubwo yajyaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB agatanga amakuru y'uko mu nzu ari gusohorwamo hari abantu yahiciye ndetse anabashyira mu mwobo yacukuye mu gikoni cy'iyo nzu. Nibwo iperereza ryahise ritangira. Ubugenzacyaha bujya aho hantu busanga koko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12. Mu kwisobanura Kazungu Denis akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera, Kimironko, Kinyinya, Kabuga, Masaka na Rusororo, akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanza. Yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana, akabazirika amaboko n'amaguru, akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo, umuhoro, ipensi, imakasi n'ikaramu, agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba, akabambura ibyo bafite byose birimo
amafaranga, telefone, akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri momo, kuri banke, ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo, cyangwa bakamwandikira yuko abagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza. Yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita bica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye. Madame la Présidente, muri abo harimo ababashije kumucika, bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho. Mu kwisobanura rero Kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12, we avuga ko yishe abantu 14, babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Ibi Kazungu akaba yarabigezeho biturutse mu buryo yanogeje uyu mugambi, akajya gutura mu by'ukuri ahantu hameze nk'aho asa nk'aho ari wenyine, anakoresha imyirondoro itariye, aho hamwe yiyise Dushimimana Joseph bigaragara ku masezerano yakodesheje inzu, ndetse n'ibyo ngibyo yabaga yambuye akagenda abigurisha yiyita amazina y'undi muntu witwa Turatsinze Eric. Muri aba bantu batandukanye barimo n'ab'igitsina gore, yemera ko muri bo uwo yakoreye icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ari umwe, ndetse nawe n'uwo mukobwa akaba abimushinja. Mugenzi wanjye yakomeza atanga n'impamvu zikomeye. Murakoze. Murakoze Madame la Présidente. Tugihereye ku mpamvu zikomeye z'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, hari imibiri 12 yabonetse mu gikoni cy'inzu Kazungu yari atuyemo mu mwobo wari ucukuyemo. Kazungu mu ibazwa rye haba imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko iyo mibiri 12 ari y'abantu yishe ubwe, kandi ko mbere y'uko acukura uwo mwobo watangirira no kujya bashyiramo hari abandi babiri yari yarabanje kwica. Abo babiri imibiri yabo ntiraboneka, bikaba bigikorwaho iperereza kuko bavuga ko yasibanganyije ibimenyetso. Kazungu yemera ko ari we wacukuye icyo cyobo agamije kujya bashyiramo, kuko ari igikorwa yari yarateguye abona ko azica abantu benshi. Asobanura mu mvugo ye uburyo yagiye abica, akabica abatunguye, ko yabaga yagejeje mu rugo ababeshya ko mu buryo butandukanye
yabageza mu rugo akabica mu buryo bubatunguye ku buryo batabasha kwirwanaho. Mu bo Kazungu yemera ko yishe hari amazina avuga ko yibuka, kuko avuga ko bose atabibuka, ariko mu bo yibuka avuga ko harimo uwitwa Eric Turatsinze, akavuga ko amwibuka kuko yamusigaraniye ibyangombwa akajya umwirondoro we awiyitirira. Avuga ko yishe uwitwa Eliane Mbabazi n'uwitwa Clementine n'undi witwa Françoise. Abo nibo avuga ko yibuka, avuga ko icyo gihe yasobanuraga ko uko azagenda yibuka ariko azagenda atanga amakuru y'umwirondoro wa yabo yishe. Iyo mvugo ya Kazungu rero inahuza n'ibyagaragaye aho icyaha cyakorewe, kuko muri raporo yakozwe n'ubugenzacyaha yahabereye icyaha igaragaza ko koko mu cyobo havanywemo imibiri 12, ikagaragaza amafoto y'ahakuwe iyo mibiri mu cyobo, ikagaragaza ko n'uko iyo mibiri yari imeze, kandi ko iyo mibiri imyinshi yari yarangiritse, donc yari imaze kwangirika kubera igihe yari imaze. Ku cyaha cyo guhisha umurambo no kuwushinyagurira, twahera kuri raporo iyo twari tuvuze n'ubundi yahabereye icyaha, igaragaza ko iyo mibiri yari iri mu cyobo, abantu bamwe ku bandi vuga ngo ntibari bashyinguye mu by'ukuri mu cyubahiro uko bakabaye bashyingurwa. Mu ibazwa rya Kazungu yemera ko koko yishe abantu, akavuga ko yari yacukuye icyobo bashyiramo bose, kandi ko yabanje kujya ashyiraho itaka kuwo ashyizemo, agashyiraho undi hejuru nabwo agashyiraho itaka, ngo ariko abona icyobo kizuzura vuba, afata icyemezo cy'uko azajya ashyira umuntu agereka umuntu ku wundi. Ku cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, Kazungu imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko mu bakobwa yajyanye iwe agakorera ibyaha bitandukanye, umwe ari we yasambanyije. Ibyo biri mu gisubizo cye mu nyandiko mvugo ye ku itariki 9 z'ukwa 9 igisubizo cya 10. Uwakorewe icyaha mu nyandiko mvugo ye iri kuri kode ya 62 nawe asobanura ko Kazungu amugejeje iwe amaze kumukubita, kumubabaza mu buryo butandukanye no kumwambura ibyo yari afite, yanamusambanyije. Ku cyaha cy'iyicarubozo, icyaha cy'ifatwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, icyaha cy'ubujura bukoresheje ikiboko n'ibikangisho, ndetse n'icyaha cy'ibikangisho byo kugira umuntu nabi. Mu ibazwa rya Kazungu yemera ko iyo yagezaga abantu iwe yabakingiranaga, akabakanga, akabatera ubwoba akoresheje ibikoresho bitandukanye, harimo no kubakorera
kubabaza umubiri, ko hari abo yavuga ko yabanzaga kuniga, bakumva bahize umwuka bakamwemerera kumuha ibyo bafite, hanyuma yamara kubakorera ibyo byose akabambura ibyo bazanye, akabambura imibare y'ibanga y'amatelefone, ya mobile money, y'amabanki n'aya WhatsApp. Akavuga ko babimuhaga kubera ibyo bikorwa yabaga yabakoreye. Mu nyandiko mvugo z'abakobwa batandukanye bageze iwe ariko bakabasha kuhava, harimo inyandiko mvugo iri kuri kote ya 18 umwe mu bahohotewe, usobanura uburyo yahamagawe nkaho agisanze mugenzi we baziranye, akagezwa kwa Kazungu mu buryo bwo kumushukashuka. Yagezwe iwe, Kazungu akamutera ubwoba, akamukingirana, amubwira yuko natemera ibyo amusaba ari bumwice. Akavuga ko yamutegetse kumuha amafaranga ari kuri mobile money, akamutwara telefone, hanyuma akabasha kumwiyaka akirukanka. Kazungu yamwirukankaho, abaturage bakamufata. Mu nyandiko mvugo y'undi bakobwa bahohotewe uri kuri kote 20, nawe agaragaza uburyo yagejejwe mu nzu ya Kazungu, uburyo bwo kumushukashuka. Yagezwayo, Kazungu akamukingirana, akamuniga, yakumva agiye kumuhiza umwuka akemera kumuha password yamusabaga, ndetse akamusaba kwandika inyandiko imwemerera Kazungu gutwara ibyo afite mu nzu ye byose. Uwo mukobwa wakorewe icyaha uri kuri kote ya 20 agaragaza ko yinjiye mu nzu ya Kazungu ku tariki ya 27, akabasha kuvamo kuri tariki ya 28. Ibyo ni nabyo ahurizaho n'abandi bakobwa, nk'uri kuri kote ya 33, abo bose bavuga yuko uburyo yabikoraga mu buryo bumwe bwo kubatera ubwoba, bwo kubaniga. Bakavuga ko yakoreshaga ibikoresho birimo ipensi, imigozi yo kubazirika, icyuma, ikaramu. Bose bahuriza ku ikaramu Kazungu yakoreshaga abajomba mu mazuru, akabakomeretsa mu rwego rwo kubabaza kugira ngo agere bamuhe ibyo yifuza ko bamuha. Ku cyaha cyo gusenya no konona inyubako ku bushake, mu nyandiko mvugo ya Kazungu yemera ko mu gikoni yari atuyemo, cyari igikoni yashigezemo ari igikoni cyubatse gifite sima, ariko ko yagicukuye agacukuramo umwobo. Ibyo kandi binemezwa n'umutangabuhamya witwa Shyirambere Auguste, nyir'inzu
yakodeshwaga na Kazungu, unagaragaza ko igikoni cye Kazungu akinjiramo cyari igikoni gifite sima, kandi ko usibye n'ibyo Kazungu hari inzugi z'inzu yari yaragiye akuramo. Ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, muri dosiye harimo amasezerano y'ubukode bw'inzu Kazungu yari atuyemo yakoreyemo ibyaha. Kazungu yakodesheje ariko ku mazina y'uwitwa Dushimimana Joseph. Ayo mazina niyo yakoresheje yigaragaza nkaho aza muri iyo nzu, yakoresheje umwirondoro utari uwe, ndetse uwo mwirondoro wa Dushimimana Joseph niwe washyizwe kuri aya masezerano y'ubukode. Ndetse mu ibazwa rya Kazungu mu bushinjacyaha koko yemeye yuko mu gukodesha inzu yakoresheje umwirondoro utari uwe. Akavuga ko yakoresheje umwirondoro witwa Dushimimana Joseph, ubusanzwe ufungiye muri gereza ya Mageragere. Akavuga ko ari wo yakoreshaga kugira ngo agere ku bikorwa bimwe na bimwe, kuko yashaka ko umwirondoro we utamenyekana. Uyu mwirondoro wa Dushimimana Joseph yari anafite simukadi yakoreshaga yari ibaruye kuri aya mazina mbere y'uko agera muri iyo karitsiye kuhatura. Ibyo bikaba binagaragaza ko aza gutura ku kantu yaje azi neza ko ibyo agiye kuhakorera ari ibyaha, yarateguye ko azakoresha umwirondoro utari uwe. Mu nyandiko mvugo ya Shyirambere Augustin iri nzu Kazungu yakodeshaga, avuga ko koko Kazungu yamubwiye ko yitwa Dushimimana Joseph, ayo mazina akaba ariyo akoreshwa ku masezerano y'ubukode. Ayo masezerano y'ubukode muri afite muri dosiye. Ku cyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa, Kazungu mu mvugo ye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko yamburaga abakobwa amatelefoni, kandi ko mu gihe cyo kuyabambura yabategekaga kumuha password zazo, ndetse n'imibare banga bakoresha kuri za momo, bikamufasha kwinjira muri telefoni yabo ashakishamo abandi bantu baba bazanye n'abo bakobwa, cyangwa se abasha kugera ku makuru nk'amafaranga babitse muri makonti yabo, akajya ku ba agent akabikuza ayo mafaranga. Mu nyandiko mvugo z'ababajijwe twagaragaje haruguru, bose bahuriza ku kintu cy'uko Kazungu yabakaga umubare banga, haba uwa telefone, uwa mobile money, uwa bank, ndetse n'ababaga bafite password muri WhatsApp akabasaba kumubwira password zabo. Basobanura rero ko iyi mibare banga yayikoreshaga akinjira ku makonti yabo agatwara amafaranga yabaga abitse ku makonti yabo. Ibyo Kazungu yabikoze kuba yakoreye icyaha akanabica, no kuba yakoreye icyaha bakabasha kumucika. Mu gusoza, Madame la Présidente, ubushinjacyaha bwasabaga urukiko
gufata icyemezo gifunga Kazungu ideni by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kuko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma hakekwa ko ibyo byaha byose twavuze yabikoze. Ibyo byaha byose ni ibyaha biteganyirizwa ibihano birenze imyaka 2, tugasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma ibi byaha bihagarara cyangwa ku buryo butazongera gusubirwamo. Turasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwo kurinda abakorewe icyaha n'abatangabuhamya, cyane ko Kazungu ababashije kumucika yakomezaga kubabwira yuko nibamutangaho amakuru azaza kubicana n'imiryango yabo. Turasaba ifunga ry'agateganyo kandi kuko dusanga umwirondoro wa Kazungu Denis ushidikanywaho, tukaba rero twasabaga yuko kuri ibyo byose kugira ngo tubashe kunoza iperereza dosiye noneho tuyiregera urukiko. Murakoze. Kazungu wumvise ibyaha ukekwaho n'impamvu zikomeye ubushinjacyaha busabira gufunga by'agateganyo, icyo bivugaho? ntacyo ndenzaho. Ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze? Nibyo. Atubwira impamvu yatumye ubikora? Ni uko ubona bikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo. Bagusabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30, urabivugaho? Urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo cyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira. Ubwo mwebwe nka presidenti w'urukiko izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko. Ntacyo ndenzaho. Yego. Icyemezo kirebana n'ifungwa by'agateganyo cya Kazungu Denis kizasomwa tariki 26 z'ukwa 9, 2023 saa 9. Maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose. Ayiwe manda we ndapfuye. Imundekure we mundekure ndabinginze. Ayiwe manda we. Ndekura nigendere mudogo nikubita